Kibuga cy'indege naravuze ngo ndi umwana utashye iwabo kandi nta ukomera umwana itashye iwabo, ntashye mu mahoro nta ngabo nitwaje kuko nje iwacu. Avuga nti nta muri iki gihugu cyacu hamenetse amaraso, ntabwo twifuza ko hari amaraso yongera kumeneka. Iyo ni principe yanjye n'ubu nyigenderaho. Ntabwo ibibazo dufite n'ibibazo bya politiki, ntabwo ari ibibazo by'intambara, ntabwo ibibazo politiki birangizwa n'amasasu. Mpora mvuga nti na FPR igihe yateraga u Rwanda muri mu kwakira 90 baratubwira ngo bazanye demokarasi, ko n'uyu munsi demokarasi ntiraze. Bivuze ko demokarasi ntabwo iza ku munwa wa Karachenikov. Ngeze ku Gisozi naho naravuze nti kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri nuko ibibazo byose byabaye muri uru Rwanda abantu babivugaho. Noneho hari genocide yakorewe Abatutsi, ariko hari n'ubwicanyi bwakorewe Abahutu. Afite kubivuga mu Gifaransa kuko nabonye mu kubivuga mu Kinyarwanda amagambo nakoresheje icyo gihe niyo yanditse muri Constitution, niyo yanditse mu itegeko nshinga ry'u Rwanda y'umwaka wa 2003, baje kuyahindura mu mwaka wa 2008. Ni kuvuga ko nakoresheje amagambo asanzwe, ariko nabonye ko asa n'ayateye confusion. Hari abantu bamwe bajya babeshya ngo ngenda naragize ndavuga ngo urwibutso rw'Abahutu ruri ibyo bintu nuko beshya, ntabwo nigeze mbivuga. Discours navuze irahari iragaragara. Njye ahubwo icyo navuze nuko navuze ngo ari abisha Abahutu ari abisha Abatutsi. Abantu bose bagomba kumenya ko abakoze ibyo byaha bagomba kubanurwa kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri. Nuko nukuri ko ibyabaye byose mu gihugu cyacu tukuvuga. Uyu munsi icyo mvuga ni iki, ndavuga ngo amateka ni ibintu byabayeho, ntabwo ari ibintu abantu bahimba. Ibintu byatubayeho nk'Abanyarwanda, tugomba kubyakira tukiga n'uburyo tubibamo bikatubera isomo ryo kugira ngo twubake ubumwe n'ubwiyunge bushingiye ku kuri koko. Ubwo rero koko biri mu byo ni ikibazo gikomeye twaburanye cyane ndi mu rubanza, kuko nusoma raporo nanabwiye ko ibyo navuze ntabwo nabivuze kuko ari byo nahimbye, usibye ko ni byinshi ko hari ukuri kw'ibyo byabaye mu gihugu cyacu. Ariko hari raporo ya ONU, amaraporo anyuranye ya ONU yasohotse mu gihe cya 1994 avuga ko impande zombi zarwaniraga ubutegetsi. Hari abakoze le génocide contre les Tutsi, hari n'abakoze le crime contre l'humanité. Kuri zo mpande zombi zarwaniraga ubutegetsi. Ibyo rero twaje kubiburanaho, ubushinjacyaha bukajya buvuga ngo ibyaha mbishyira ku rwego rumwe, nkavuga ntabwo mbishyira ku rwego rumwe. Donc ibyaha byombi niba twemera ko byabaye muri iki gihugu cyacu tukaba tubyemeranywaho, ariko kuva none icyo tutumeranywaho nuko bavuga ngo mbishyira ku rwego rwombi. Njye ntabwo numva kumbwira ngo ibyaha mbishyira ku rwego rumwe. Ntabwo ibyo bintu ubushinjacyaha bwashoboye kubyobona. Ni nacyo cyanatumye tugeze mu rukiko nyafurika ruhana uburenganzira bwa muntu, nyine bavuze bati ntabwo ibyo bintu ni discours isobanutse, ntabwo ari ikintu cyagombaga gutuma bamfunga. Noneho umaze gukatirwa imyaka 15, nyuma imbabazi wahawe wanditse usaba cyangwa ni igihe cyari kigeze? Kuko ntabwo ari igihe cyari kigeze, kuko bucya ko nari narakatiwe imyaka 15 nubwo nari urukiko runyafurika rwo rwarangize umwere. Ariko ntabwo icyo gihe dutangira kuburana mu rukiko nyafurika, kuko iburana muri ziriya nkiko ububurana n'ubuyobozi bw'igihugu, donc bwari buhagana Minisiteri y'Ubutabera. Yego. Iminsi ya mbere baraje ndetse baranasubiza ku birego nari natanze, berekana ingingo zabo z'amategeko bashingira bavuga bati ibyo birego byawe ntabwo bifite ishingiro, basaba urukiko kutabyakira. Ndetse na Minubumwe icyo gihe yaragikuriye CNLG igihari, nawe atanga avuga ati rwose ndashaka kuba icyo bita amicus curiae, inshuti y'urukiko, atanga nawe imyanzuro ye. Ariko ngiye ngaragaza ko ibintu bavuga tugendeye ku mategeko bitagombye kwitwa ibyaha. Hanyuma nyine urukiko ruza kwifata gutyo. Ariko tugeze hagati ari Bizimana wari wanditse asaba kuba amicus curiae nk'umuyobozi wa CNLG, ndetse ari n'uwahagara intumwa ya Minisiteri y'Ubutabera yari hagarariye guverinoma muri urwo rubanza. Bose bahise bavamo, ndetse na guverinoma itivuga ati nta nubwo tukiyemera urwo rukiko. Donc amasezerano bari basinye yo kwemera urwo rukiko bahita bayavamo. Ariko kubera ko babikoze urubanza twari twarutangiye turugeze hagati, niyo mpamvu urukiko rwafashe umwanzuro ruvuga ruti kubera ko urubanza rwari rwatangiye ntabwo mushobora kuvamo, turagenda urubanza rurangire, wenda imanza zizaza nyuma mwamaze gusezera ntabwo zo zizakirwa, ariko urubanza rwari rugeze hagati rwo ruzakomeza. Noneho umaze gutsinda, ibihano byatanzwe ni ibihe umaze gutsinda? Nuko basabye ubuyobozi bw'igihugu cyacu kunyishyura indishyi z'akababaro nge n'umuryango wanjye. Babasaba ko batwishyura miliyoni 65. Yego. Hanyuma bavuga ko zigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze amezi 6.
zaba zitishyuwe bagatangira kujya babara inyungu. Ubu rero ndimo ndabara inyungu nyine amafaranga ya pansiyo buranda yafite leta ntabwo ijya yambura. Ufite icyizere cyo kuzishyurwa ayo mafaranga? Niba hari umuntu utajya wambura leta nibikubereyemo umwenda ntukihebe, leta ntijya yambura, itinda kwishyura ariko irashyira ikishyura. Kiba ari ikibazo cy'igihe uzahabwa amafaranga hariho n'inyungu z'ubukererwa. Kiba ari ikibazo cy'igihe kuko leta ntabwo yambura. Cyose ari icyemezo cy'urukiko cyabaye itegeko akaba ntawe kijurire ngo kiveho, ni itegeko rihari riraho umunsi umwe rizashyirwa mu bikorwa. Ariko urumva nawe ubwawe uvuze ko bikuye mu rukiko, urumva niba leta yarikuye mu rukiko ushobora kuvuga iti imyanzuro. Ariko amategeko agomba kubahirizwa. Donc amategeko agenga urwo rukiko icyo gihe yagengaga na leta igihe yari kirimo, nuko iyo ikirego wagitanze ukacyemera ukanagisubiza ukakiburanaho ukagera gato ukavuga ngo nkivanyemo, ntabwo bwa mbese abantu bivana mu rubanza wanagera ukanavuga turwo rukiko sinemera ubasha bwarwo. Ariko igihe ikirego cyatangwaga n'igihe wasubizaga nuko wemeraga ububasha bw'urwo rukiko. Ngira ngo none duhite tugenda, umaze gufungurwa hari ibyo wategetswe kujya ukora, harimo kwitaba urukiko. Ndatekereza ari buri kwezi. Ntabwo ari kwitaba urukiko, ni ukujya mu biro by'umushinjacyaha waho ntuye ngasinya. Hari kayihari umuntu aragenda agasinya rwose. Ubu ngubu nsinyira hariya hafi ya 19 bayitangukira. Sinibuka ukuntu hitwa kuri urwo rukiko rwaho ngaho, donc niho njya gusinyira. Mbere nasinyiraga Kicukiro, barimuka bajya aho ngaho muri ibyo bice byerya kuri 19, donc niho njya gusinya rimwe mu kwezi. Ubwo none bitumye ni nkubaza ngo ese gusinya bizarangira ryari? Urebye igihano mfite gisigaje umwaka wose, ubwo ndacyafite umwaka wo kujya gusinya. Nuba ngo ya myaka 15 niyo ugomba gusinya mpaka n'ubundi irangiye. N'ubundi donc hari icyo gihano cyo kujya gusinya, hari n'icyo kuko ntashobora gusohoka igihugu ntahaho uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Ibyo narabigerageje kuko nabikubwiye umuryango wanjye bahanze. Igihe nari muri gereza umugabo wanjye yagize ikibazo cy'uburwayi mara igihe kirekire, ndetse rwose n'ubu ngubu ubwo burwayi bwe ntibugeze bumurekamira cyameze nabi. Ahubwo rero nka nyuma y'umwaka amaze gusohoka nasabye kuba najya kumusura, biranga. Nsaba inshuro nyinshi biranga, ndetse umwaka ushize kubera ko mu iteka rya Perezida wa Repubulika rinsohora mu gace kayo ka 5 haro bavuga bati iyo umuntu amaze igihe yarafunguwe ndetse ashobora no gusaba Perezida wa Repubulika izo ngingo za ubwo ayo mabwiriza ashyiriho agomba. Najyanye ibaruwa muri Presidence banyakira neza rwose, ndanabishima. Ibaruwa yanjye barayakira, ariko naherutse ntanga ibaruwa banyakira neza kugeza uyu munsi nta gisubizo nigeze mbona cyo kuba najya gusura umuryango wanjye. Nuba ngo wandikiye Perezida wa Repubulika? Nandikiye Perezida wa Repubulika musaba ko yankuriraho ayo mabwiriza ibyo byo kujya gusinya no kuba ntashobora gusohoka mu gihugu, kugira nyine ntanga n'impamvu zerekana uburwayi bw'umugabo wanjye kugira ngo mbe najya kumusura.